ziriya nkurubindi wongere bazisubize kuri gakondo bakoze marakagira bose ku itariki ya none ya 29 z'ukwezi kwa munani Kanama Kanama yo hambere wa mugani naye nakubwiye nti yewe uzagushimisha kandi uzakwereka n'ibirenze bose imvugo niyo ngiro no twahirukanaga nawe nakubwiye nti bose sindi muri babandi munishimisha gushimisha nabo muri kumwe bose nugera ni wacu baye ngombwa nuko gutamira bigatinda tukakubyinira indirimbo za hariya tukakuzanira boko nkombo bagasama nabyo nugera iwacu ariko nabwo baragusambira rwose ntabwo bagenda agasamye tukwerekera intore ziguhamiririze kuko nta kintu kiruta ibyishimo kuko mwatwubashye rero mukaba muduhaye umugeni turabibashimiye ariko natwe tugira n'abageni abahungu banyu nabo mwababwira bazajye bareba impande zose dore bamwe baryamiye amajanja baraha hirya no kubera amabwiriza rero ndabashimiye by'umwihariko bashimiye ikinyabupfura cyiza mwatwakiranye n'ubwuzu ubundi amaboko azaguha uyabona kare imvugo n'iyongere bose ndabashimiye ntatere ikintu murakoze Imana ibongerere hari n'ubuki uza kungereza kwa gutumye umubwire ngo mwakoze mwatumye intumwa izi gutumika murakoze umugambi wawe mwiza abana b'abantu bashimira ko wari wagennye uyu munsi w'abana bacu tubasabye umugisha mu buryo bw'uko bagiye gushinga uzababere byose kandi gahunda zose zikiri imbere turazikuragije kugira ngo ineza yawe n'urukundo rwawe ukomeze kuyobora izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.
mutagatifu uhorane natwe. Turashimira Imana rero uyu munsi udasanzwe wo gusabira abavandimwe no kubashyigikira bo muri iki gitambo cy'Ukarisitiya bari buhane isakaramentu ryo gushyingirwa. Tutakambira Nyagasani duhuje umutima uyu munsi nanone tuzirikana aho Yohani Batista acibwa umutwe azira ineza, azira urukundo, azira ubutungane, kugira ngo amaraso y'uwo mutagatifu n'ubuhamya bwe bizashyigikire ndetse n'amasengesho ye bizashyigikire urugo rwabo bandi. Mbere ya byose ariko tubanze twanga ibyaha byacu kugira ngo tubashe gutega amatwi ijambo ry'Imana no gutura iki gitambo dufite umutima usukuye. Nyagasani Yesu, wowe watumye gukiza abafite umutima wicuza, Nyagasani tubabarire. Kristu, wowe wazanywe no kubabarira abanyabyaha, Kristu tubabarire. Nyagasani Yesu, wowe wicaye iburyo bw'Imana Data ngo tutakambire, Nyagasani tubabarire. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, mu iyobera ry'agatangaza watagatifuje umubano w'abashakanye kugira ngo ugendure isakaramentu ry'ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye. Turagusaba ngo haba abageni kuzahora bagaragaza mu migirire yabo imbuto z'isakaramentu ryo gushyingirwa bagiye guhabwa barangwa no kwemera. Kubwa Yesu Kristo umwana we n'umwami wacu, Mana mubana mugategekana ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we kuko Kristo agenga Kiliziya akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobewe se ko turi ingingo z'umubiri we? Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze zirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubaha umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana.
amaze gutanga izo nyigisho ava mu Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira arahabakiriza. Nuko abafarisayo baramwegera bamubaza bamwinja ati se biremewe ko umugabo yasenda umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero baba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, isakaramentu ryo gushyingirwa ntabwo ari ibyiyumviro by'abantu, ahubwo ni ugushaka kw'Imana, kandi ugushaka Imana yashyize mu mutima wa muntu kuva mu ntakirimo. Iyo tuzirikanye igitabo cy'Intangiriro dusanga aho Imana igira iti si byiza ko umuntu umugabo aba wenyine, ngo ni uko Imana igira ite imuremera umufasha umukwiye. Kuva kera na kare Imana yashatse ko umugabo n'umugore mu isakaramentu ryo gushyingirwa baba umubiri umwe, bunga ubumwe mu rukundo, kandi bagashushanya koko urwo rukundo Imana ikundana. Icyo ni icyambere nagira ngo twibukirane. Gusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu yose. Ntabwo mubizi se abahanye isakaramentu ryo gushyingirwa barahanye bandi uzamure turebe ngo mujye musubiza mu mibereho yacu yose, ari mu mahoro mu makuru, waba muzima cyangwa ati nzagukunda kandi nzakubaho iteka ryose. Ngiye kubabwira ibintu ariko mumbabarire ntimubivuge. Ndumva nshaka kubisaba. Uzi ko buriya abantu benshi, abagabo benshi bakwiye gusaba, abagabo benshi n'abagore benshi bakwiye gusaba misa zo gusabira ababo bitabye Imana no bapfa. Uzi ko hari umuntu usanga yarapfakaye nyuma y'amezi 6 ashyingiwe, ariko mu by'ukuri ku buryo bw'umubiri umugabo we cyangwa umugore we bakiriho. Nanjye kuvuga ngo tujye tubasabira misa rero nk'abasabira bitabye Imana, ariko usanga nabankabije, bahita bavuga ngo nabatutsi, mbikuyeho ndabihinduye. Hari umuvandimwe tujye tuganira twavugana ikintu yakumva kitagiye ati ndabihinduye, nanjye ndabihinduye. Ariko iyo usezeranyije umugore wawe uti nzagukunda kandi nzakubaho iteka ryose kugera gupfa, uvuze ngo kugera jewe urimo mbivuga gize nte pfuye. Mu yandi magambo, iyo uhemukiye umugore wawe cyangwa uhemukiye umugabo wawe ni nko kumubwira ngo napfuye, kubera ko baramusezeranyije ko igihe cyose uzaba ukiriho udateze kuzagira gute. Iyo umuhemukiye rero ni nko kuvuga ngo muri ako kanya ni nkaho uvuze ngo napfuye. Ariko icyiza urupfu ngurwo ngurwo umuntu ashobora kuzuka. Azurwa n'iki? Azurwa n'urukundo rwo bashakanye ndetse n'imbabazi. Iyo uwo mwashakanye akigukunze akamusabira kandi akakubabarira, urazuka. Nta kwemera gupfa guherereye. Niyo mpamvu niba mugiye cyangwa mugize icyo mupfa nta byacitse. Imbabazi n'urukundo bishobora kumusubiza ubuzima bikongera icyanga mu rugo rwawe. Ariko hakaba abandi bibeshya, waba muzima cyangwa urwaye, bavuga ko urwara akagira ngo wenda n'ikisi ni ka gripe koroheje, noneho hajeho coronavirus, niyo mpamvu itumye twese duhangayitse. Agatekereza yenda ko ari inzoka zo mu nda, yenda ari mugende kwa muganga bakamuha imiti bikaba birarangiye. Uburwayi amasezerano mwagize umwanya wo kubyiga, bigeze wabwira ngo uburwayi ubu ntiburimo. Uburwayi ubwo ari bwo bwose, ubwo burwayi rero bushobora kuba ubw'umubiri. Abasi muri Kigali bahita iyo fanta
ngo ariko utabonetse mwaka icyayi kandi icyayi nicyo kigoye kubona kurusha kujya gufatisha imbabura cyangwa kwatsa gaze kandi ngo ukabazi ko korohereje ariko mujye musaba icyayi iyo umuntu asabye icyayi kitari muri teremusi mba mwana ako kari agaciro none ugasanga inshuro zose yaguze cyangwa agiye gusura umuntu ni icyayi haburaho gato ngo basabe n'igikoma ngo muri korona mu bihe bya guma mu rugo cyafashije abantu benshi Imana isingizwe icyayi ni fanta hakaba noneho musirimu cyane amazi none se ugakaraba iki ibyo ntacyo bitwaye sibyo nashaka ariko nyuma y'igihe gito ugasanga amoko ya rikeri yasohotse ejo arayizi batangira gake rero muri fanta orange ukuntu imeze cyangwa kubigira ngo bajijishe ugasanga ni koka burya ibara n'irinda sukiramo gake akongeramo gake neza akongeramo gake uko igipimo cya rugoro kizamuka ikisukari tukakigaba ugasanga none wasigaye amisa yose izo mu nganda zabura na za zindi abantu bajya bikorera bajya bashwanira na polisi nazo ugasanga nazo yarazimenye ibyo ni uburwayi ku ruhande none se niyo mpamvu ugomba kuvuga ngo ndamwanzuye umugore cyangwa kwimuka oya ese ubwo ari ukugira amafaranga menshi umwana wawe akazaba ikirara akazitwa n'ibiyobyabwenge akazagira gute abana b'imyaka 11 abo twirwa twakompanya 12 ikibazo kibakomereye hari abana basigaye bamwe ibiyobyabwenge basanga akana k'agakobwa kabaswe no kwikinisha abandi bana biga mu mabodingi ni intambara murabyumva twakurikirana neza tugasanga yabyigishijwe murabyumva ababyeyi bari aha ngaha rero uburere bw'abana twongere tubushye kurera umwana si ukumugaburira no kumujyana mu ishuri sinzi n'uwababwiye ko kugira ngo ishuri ryiza bisobanura ishuri rihenze indo bibabwira ishuri rishobora kuba ryiza ritanahenze ibyo ntibishoboka se ariko umuntu agasanga ukaka kredi ngo kugira ngo umwana wawe wajye kwiga mu ishuri bishoboka bite tubasabire kugira ngo isengesho rizabe inkingi y'ubuzima bwabo ijambo ry'Imana rizabe inkingi y'ubuzima bwabo nibagira ikibazo bazagiraho bagisha inama ariko Imana izabubakira Imana rero ntiyabubakira badashaka kwituza mu buzima bwabo Imana ntiyabubakira badashaka Imana ntiyababa hagati ubwabo batari kumwe siko bimeze ijambo ry'Imana ravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye kandi hagati yabo birasaba ko ubwabo babiri bazaba bateranye bayambaza kugira ngo kunde ibe mu rugo rwabo turebasabira rero mu gitambo cy'Ukaristiya kandi natwe dusaba kugira ngo ineza y'Imana bari mu buzima bwacu mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu nyagasani Yesu n'abane namwe Nosa ahari Nosa Gatani Maria Mukandori murabajya inyuma kuko mutarengera mushyizemo metero dusabwa mu rwego rwo kwirinda tumaze kumva icyo Imana itubwira ku byerekeye abashakanye none rero bageni mwaje mu kiliziya kugira ngo urukundo rwanyu rwemerwe n'Imana imbere y'umusaserdoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakristo urwo rukundo mufitanye Kristo ararusendereza imigisha ye ararwuzuza kandi arukomeresha isakaramentu mugiye guhana kugira ngo mwebwe abo yatakatifuje ku bw'abatisimu mushobore kubana gikristo mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza mumbwire uko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana muzajya musubiza cyane sibyo muje gusezerana ku bwanyu hatarimo agahato gaturuka ku bandi muvuge cyane
murashaka gusezerana gikristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana gukunda abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera gikristo, murabizi. Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe batinze kubyara cyangwa bari mu byaha, murabizi. Ubwo mwifuje kugirana isezerano ryo gushyingirwa gitagatifu, muhana ibiganza, murebane mu maso muhana ibiganza, maze buri wese abwire mugenzi we isezerano rye. Nemeye ko wowe Mushimiyimana Monique umbera umugore kandi ngusezeranyije ko ntazagahemukira mu mibereho yacu, kandi ngusezeranyije ko ntazagahemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, haba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Monika rero nawe urabwira umugabo wawe, wemeye kuba umugabo wawe niba nawe wemeye kwamuba koko kandi nawe ukamubera umugore. Yewe Mushimiyimana Monique nemeye ko wowe uyu mugore Jeanne Ponce umbera umugabo kandi ngusezeranyije ko ntazagahemukira mu mibereho yacu, mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Imana nyir'ubuntu budashira nikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basendereze umugisha wayo mutagatifu. None rero ko Imana yabumbiye hamwe ntakagitandukanye, urapfukama musenge bucece mutore Nyagasani urugo rwawe. Muhaguruke mufate impeta zanyu muzifatire hamwe. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana. Ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Jeanne Ponce rero ubanza ukambika umugore wawe impeta, warangiza nawe akayikwambika kugira ati izina rye Mushimiyimana Monique akiriye impeta nkwambitse, ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye, izina ry'Imana Data, izina ry'Imana Data, Mwana, Mwana na Roho Mutagatifu. na Roho Mutagatifu. Izina rye Byumvuhore Jeanne Ponce kiri impeta rwanditse, kiri impeta nkwambitse, ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye, izina ry'Imana Data, izina ry'Imana Data, nta Mwana, na Roho Mutagatifu. na Roho Mutagatifu. Turashima Imana rero bwa bavandimwe bamaze guhana isezerano ryo gushyingirwa. Jeanne Ponce aratwereka umugore we, hanyuma namara kumutwereka barahindukira tubishimire tubagashye.
Nyagasani turakwinginze akira ibyo tuguhereje duhimbaza isakaramentu ry'ugushyingirwa ubwo ari we soko yaryo abe n'umurinzi utuma ridahungabana bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abana namwe imitima yanyu inongokere byeshu washatse ko amasezerano yo gushyingirwa aba umutwaro unogeye abahuje imitima akaba n'injiji itajishurwa y'amahoro kugira ngo nyine ugushyingirwa gufite umugisha wawe ujye kubera abaguha inzira yo kurokoka kororoka uburyo buciye mu mucyo kandi bugamije kugwiza umubare w'abana bagendeye ku kwitwa abayoboke bawe. Nyagasani Mana yacu ukurikije ko wabiteganyije koresha uburyo butangaje kugira ngo urubyaro rw'umutako w'isi wiremeye no kugira ngo abantu bavutse bundi bushya ku bwa batisimu bungure umubare w'abagize kiliziya yawe bwa Kristo umwami wacu ari we dukesha kwifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo turirimbire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvugayo amatutsi none no mubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze rwawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Yari agiye gukabisa umubare w'urupfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumwami nuko ohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze murye mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugikora. Nuko yaramaze kubagenza barangije kurya bategura umwamisha nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munywe mwese iyi ngiyi koko ni impongoro y'amaraso isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'inzira ibi mujye mubikora urukunze rwanjye.
iri ni iyobera rikomeye ryo kwemera. None rero Nyagasani, mu gihe turi gukora upfunizuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'ivangura n'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kubishengera tukaguhereza amaturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu avuze ku butumwa. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose, maze uyobore urya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa Altare bose. Nyagasani, wibuke aba bageni Jeanne Ponsene ndetse na Monica bamaze guhabwa isakaramentu y'ugushyingirwa. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu Janvier na Jacqueline bahawe isakaramentu bakaba bashize imyaka 15. Niwe wabafashije kugera ku munsi w'ubukwe bwabo, wahe no kuzagira abana ko babyifuza. Abangaba Monica ndetse na Jeanne Ponsene ndetse n'abuziza basaba ko ubakomeze mu neza yawe, kandi neza yawe bose bari kubamba mu neza. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga bafite impuhwe, maze ubakire mu kuzuka. Turakwinginze ngo natwe twese tugire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mukuru w'Iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, Yosefu Mutagatifu umugabo we, Yohani Batista Mutagatifu, na Paulo Mutagatifu, Nazareti n'abandi batagatifu bose bakunze uko ibihe byagiye bisimba. Nuko hamwe nabo tuzadusize tukwata bwa Yesu Kristo umwana. Awe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo buryo bwose, ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe mu ijuru. Niwe nyir'ububasha waremye byose ubivanye gusa, maze ugena intangiriro y'ibintu byose no kurema umuntu umwishushanyije. Washatse ko umugore we n'umugabo umufasha badatana, uburyo baba batakiri babiri ahubwo ari nk'umuntu umwe. Bityo twigisha ko umwe wishakiye kuremya udakwiye kugira ibintu by'ibitandukanye na rimwe. Nyagasani Mana yacu, mu ibera ry'agatangaza watagatifu abana b'abashakanye, kugira ngo ugere ku isakaramentu ry'ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye. Nyagasani Mana yacu, niwe wahuje umugabo n'umugore, kandi ubwo wubakiye ugishinguha wa mugisha utigeze uvanwaho n'igihano cy'icyaha cy'inkomoko, kandi ntiwanavanwaho n'icyorezo cy'umwuzure, ntiwanavanwaho n'icyorezo cy'umwuzure. Reba ni muwe uyu mugeni Monica wagize isezerano ryo gushyingirwa, aragusaba gukomezwa n'umugisha wawe. Urambuye kurangwa n'amahoro n'urukundo, azahora akurikiza urugero rw'abagore b'intungane baratwa n'ibitabo bitagatifu. Reba ni muwe n'uyu mugabo we, urambuye guhora yizera umugore we, umubonemo inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira. Amuhe icyubahiro kimukwiriye, kandi amukunde igihe cyose kuko Kristo akunda Kiliziya ye. None rero Nyagasani, turakwinginze uha abayoboke bawe kwemera kutajegajega no gukomera ku mategeko yawe, kandi uwo basangiye ikiryamo kimwe kwera woye kurangwa n'imigenzereze myiza. Ivanjiri bayigira inkingi y'urugo rwabo, maze mu maso ya bose babere Kristo abahamya nyakuri. Bari kubyara no gukuza, babe n'ababyeyi barangwa n'imigenzo myiza, bombi bazarambe babone kuzukura n'abuzukuruza, abuzukuru n'abuzukuruza, baragatunga batungane. Maze nibamara guheraheza ubukambwe bwabo uko babyifuza,
bazinjire mu ngoma y'ijuru babane n'abatagatifu wawe bwa Kristo umwami wacu. Wowe wabwiye intumwa zawe tubasigira amahoro mbara amahoro yawe, wite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe bw'amahoro kandi n'umurimo umwe wowe waho ugatera iteka ryose. Nimugire iteka amahoro y'Imana. Kwifurizanya amahoro turavuga mu myanya yacu, tuba n'ikimenyetso cyo kwifurizanya amahoro tugakora n'imana, ariko kandi tunasaba isi yose twisabira ngo Nyagasani abashe icyorezo turimo. Mwifurizanya amahoro